gusobanukirwa turushaho kumenya agaciro mwami lebo shakita la bimendoza ya bimandova ya zenekotashi ya bimandosha ya biravuga ngo mubanze kumenya neza yuko ibyo mwacungujwe atari ibyangirika nk'ifeza cyangwa izahabu. Bantu benshi mwisi baruhijwe n'ifeza, baruhijwe n'izahabu no kutamenya no kubishakisha. Abandi benshi barwaye stress zo gushakira ifeza n'izahabu, ariko Bibiliya iravuga ngo ibyo mwacungujwe ni ibiruta ifeza ndetse n'izahabu, ni amaraso y'umwana w'Imana atagira inenge. Mwacungujwe ngo mubashe kuva mu bubata mwari mwarashizwemo, mubashe gukizwa amaboko y'umugome, mubashe kuvanwaho umutwaro mwari mwarahekeshejwe. Mwacungujwe igiciro cyinshi. Ushimirwe umurimo wakozwe, ushimirwe uwo murimo wakoze kandi ukawukora abari mw'isi. Uyu munsi turaruhutse, turuhukiye muri wowe, ni wowe sabato. Mwamushimwe, ushimwe rero ndasenze kugira ngo buri muntu wese abere diyo kwakira ubwiza yaciye inkuru. Mwami mwiza lebo shankita la bimandova sia nekotaya. Uwo igihe cyinshi warangiza kuvuga ukavuga ngo ufite ugutwi niyumve. Ndasenze kugira ngo mwami amaso y'imitima yacu ahweze, tubashe kugira ability yo kumva. Mwami mwiza, hari byinshi twagiye twumva mu gihe gitandukanye, kandi byinshi muri ibyo byabaga bitandukanye n'ukuri. Mwami ndasenze no kugira ngo abantu bacire ubushobozi bwo gusiba ibitari byo, bacire ibiri byo. Sengera umwana wawe ugiye guhinduka umuyoboro wo kutugezaho inkuru nziza. Bwiza bwawe bukorere muri we data wa twese. Igihe cyose wahagaragara avuga ngo uko data aca amateka nanjye niko nca amateka, uko data mbonya ko niko nanjye nkora, uko data mbonya akiza nanjye niko nkiza. Uwo ni wo murage waturaze. Reka rero icyakorwa cyose n'umwana wawe akore ni wowe uri muri we, kugira ngo ubashe gukiza no kuruhura kandi ubashe gufasha no guhugura abana bawe. Urakoze, nushimwe. Reka uwari wese ufite wafashe uyu mwanya ngo aze, kandi hana benshi bakiri mu nzira, abo bose bagifite inzira n'inyota yo guhirimbana no kwakira ubwiza bwawe. Reka ubwiza bwawe bukomeze buganze kuri bo, kandi bakira ijambo ryawe n'umutima wizeye. Urakoze, ni mu izina rya twagushimiraga rya Yesu Kristo. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Ati twakire mwigisha ijambo ry'uno munsi. Ya, murakoze cyane Kariza Frederic kunsengera. Muri umugisha cyane, ni karibu muri uyu mwanya mwiza cyane wo kumva ijambo ry'Imana. Ni umwanya mwiza, nanjye nongeye gufata iyi opportunity kugira ngo mbiyegereze kandi mbashimire kuba mwateranye mugaterana ku gihe. Narabibabwiye, hari topic zimwe na zimwe zituma dusanga abantu mu bikari tukabinginga nimuze. Just ngiye nshobora kuba hari nk'umuvuga butumwa uri kwigisha, ari kwigisha message yo kwakira Kristo nk'umwami, message ihishura ubumana bwa Kristo kugira ngo abanyabyaha bihane. Nkajya inbox nkashaka abantu kugira ngo baze baterane, ariko iyo hagezweho inyigisho zo mu itorero, inyigisho zigisha abana b'Imana uburyo bagomba gusabana na data, na I don't stress, ntabwo ni stress nyine. Ubwo ngubwo ndaza uwigishije iyo ari njye uri kwigisha nyine tugahita dufatiraho, kubera ko hari igihe umuntu aba atari gushaka kubyumva uyu munsi ariko akazabyumva ubutaha. Uyu munsi rero, muri iyi minsi turi kubakwa muri communication, turi kubakwa muri fellowship, niyegereje abantu bose, abashyitsi n'abandi baje, ariko by'umwihariko man of God namubonye hano, Prophet Gilbert. Can you please say hi? Man of God, wafungura microphone. Amen. Shalom, shalom. Ndanezerewe kuba hagati muri mwebwe, ndanezerewe no kumva mene data Olympe. Ni inshuti yanjye, ndamukunda cyane. Duhurira ahantu henshi turiko turumva kuva kuri Kristo. No umugisha kuri jewe ndabizi. Rero natumiye na Apostle Namani. Nishimiye no guterana n'abera. Mwarahezagiwe. Yeah, you are blessing, my brother. You are blessing kabisa na Apostle.
Imana imuha umugisha mwinshi cyane kubwo kugutumira. Ubwo rero Emma nibimureba mba ngira ngo mutungira agatoki, mba ngira ngo ngutungira agatoki Emma. Nibikureba rero nuzajya wigira indangare, ubwo ngubwo element nk'izi ngizi zizajya zigucika, kandi turi mu gihe cyiza cyo kuryoherwa no kwakira abakozi b'Imana. None mwe mugira umugisha baza bizanye cyangwa baba batumiriye. Ntabwo muzi kuntu gutumira umukozi w'Imana nk'uyu bihenda sha, kamuhamagara akakubwira ati simpari none yaje, utamutumiye atumiwe n'undi nushaka ufatireho. So reka dusenge. Data, turanezerewe cyane again. We are so glad for you, our Father, because we have this privilege of learning on this platform. We have this privilege of growing and being equipped in the grace of Jesus Christ. Ndasengera abantu bari kutwumva, bari kunyumva uyu munsi bose, haba hano abari kuri YouTube n'abazumva inyigisho nyuma. Father, let the eyes of the understanding be flooded with your light. Let the veils fall off, and wherever does not like Christ be exposed today. In the name of Jesus Christ, I pray so that this reality of Christ Jesus be made manifest, kandi umuntu wese uzumva iyi nyigisho ubuzima bwe ntibugasigare uko bwari buri, ahubwo arusheho kuva mu bwiza yinjire mu bundi, mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. So rero mise mfatiraho, nagira ngo mbabwire ngo kuba imbere y'Imana, murabizi ko atari bwo dutangiye iyi nyigisho, maybe ku cyari nk'icyumweru cya gatatu cyangwa icya kane. Nari maze igihe ntigisha, ntabona umwanya, amasaha yanjye rimwe na rimwe bakampanga kwigisha, ariko gahunda z'akazi zikamfata. Ndashimira rero abampaye uyu mwanya, mu kanya bari bari kumpamagara ku kazi ngo nsubire Mibirizi, nde kubaha ingingo zose zerekana yuko ntari busubire. Nabana ibi bintu by'indege zigwa ngiye ari ngigezweho kubwiriza uyu munsi hajye hundi sasa rero. So kuba imbere y'Imana usenga ntabwo ari profi, kandi si umwanya uba ubonye wo kujyana ibyifuzo byawe imbere y'Imana, kuko imbere y'Imana ntabwo ari ahantu tujyana ibyifuzo. Nangiriye ahantu hakomeye, biraza gusaba kuntega amatwi, kandi bishobora no kuza kubisubiramo nkabyerekana ibi bintu. Kuba imbere y'Imana cyangwa se kujya imbere y'Imana mu buryo bwo gusenga ntabwo ari opportunity, si umwanya uba ubonye wo gutwara ibyifuzo byawe. Ndi kuganira n'abantu bazi ubuntu bw'Imana. Tugomba kuganira iyi subject vuba vuba tukayipfundikira, then umwami nabishaka tukazayisubiramo ikindi gihe, niko Paulo yavuze. Iyo uje imbere y'Imana mu buryo bwo gusenga, ndabizi uyu munsi your perspective of prayer, about prayer yabaye changed. Gusenga kuri mwe ndizera ko bitakiri ibintu by'umuhango ufite igihe ukorerwa, umuhango ugize abantu bawugira rimwe na rimwe bakawukora, ahubwo gusenga ndizera ko byabaye kandi byahindutse gusabana kwanyu n'Imana every time and any time. So mu gusabana rero ntabwo ari mu mwanya w'ibibazo n'ibisubizo, ahubwo ni mu mwanya wo kurushaho kumenyana no guhuza urugwiro. Iyo uje gusenga ugomba kuza ufite attitude yo kwakira, kurushaho kumenya so wo mu ijuru. Ndakomezaho nari nacumbikirije ubushize ndi kuvuga ko iyo ibyo tuzavuga byose n'ibyo dusaba byose, iyo turi gusenga cyangwa se igihe cyose tugiye gusenga, tubikorera mu kwizera. Ariko ndashaka no gutangira nshimangira ko muri Bibiliya yose nta hantu uri busange inyigisho za Yesu Kristo cyangwa se zinumwa bari kwigisha bigishwa babo ngo uko bakwiriye gusenga, cyangwa se bari kubabwira amagambo bagomba gukoresha mu gihe bari gusenga. Nahoze nganira na mwene data umwe hano uri muri twebwe, ndi kumubwira icyo dusabwa kwigisha mu gihe duhawe umwanya nk'uyu. Yarari kumbwira ati hari abantu babwiriza bambwira kubwiriza nyuma yabo nkabura ibyo ntegura kubera ko ngo muba mwarabimaze. None se ko muvuga ngo twarabimaze mu cyumweru gishize, iki cyumweru nanone mukongera mukavuga ngo twabimaze, no mu gitamu mukavuga ngo twabimaze? Duhora tubimara buri munsi? Ntabwo tubimara buri munsi. Idore ibanga aho riri. Gusenga ni communication yawe n'Imana.
So iyo bakubwiye ngo igisha abantu gusenga, ntabwo baba bakubwiye ngo igisha amagambo ukwiriye kubwira Emma cyangwa se Hope agomba kuvuga mu gihe cyo gusenga. Ahubwo iteka ryose Yesu yo yigishaga abantu gusenga, yaberekaga uko Imana iri. Natwe rero opportunity tubona, umwanya tubona wo kwigisha abantu gusenga, ni ukubahishurira abo bari bo, tukanababwira uko data ari. So mu kumenya data, ukamenya karakteri ye, ukamenya natire ye, bituma gusenga kwawe kuba effective. Effectiveness y'ubuzima bwawe bwo gusenga ntabwo ishingiye ku magambo uvuga, ntabwo ishingiye ku mwanya ufata mu gusenga, ahubwo ishingiye mu kuba revealed, mu gusobanukirwa no mu guhishurirwa uko data ari. Imana ishimwe cyane. So iyo wamaze kumenya rero ko uko ari ariko nawe uri, musabana muri one bosom, muri mu gituza kimwe, muri mu cyumba kimwe, muri ahantu hamwe, muri one divine presence, muri mu bumana, muri unity imwe ya fellowship twashyizwemo n'amaraso ya Yesu Kristo. So gusenga rero, iyo uri muri iyo place, usengana umutima witegura kwakira. So umutima witegura kwakira ni umutima usengeye mu kwizera. Mu kwizera in faith, mu kwizera bivuze iki? Bivuze ko uba uzanye ibisubizo. Kwizera ni ukumenya ko icyo ukeneye ugifite mu gihe n'abandi baba babona ko utaragihabwa. Come on. Gusenga, usengana kwizera, ni ugusengana imitekerereze ivuga ngo igisubizo nkeneye mu masengesho already ngifite mu mutima wanjye, ngifite muri spirit yanjye. So this is a time to receive it in my soul and to receive it in my body. Niyo mpamvu gusenga ujya imbere y'Imana utajyanye ibyifuzo, ahubwo ugenda ufite ibisubizo muri wowe. You come to God with an answer. Kuko gusenga si ugusabiriza. Ntabwo tujya ku Mana twitwaje ingingo zifatika kugira ngo tuze kwemeza Imana ibe convinced. Oya, gusenga ni ukuzana ibisubizo ku Mana, kuko gusenga ko mu isezerano rishya ari ugusenga gusengerwa mu kwizera. Rero iyo turi gusengera mu kwizera, tuba dufite ibisubizo muri twebwe. Nabibabwiye, tuba dufite ibisubizo mu mwuka wacu, with this attitude of receiving them in our souls and in our bodies. So data rero mu izina rya Yesu niko tumusenga, tukamubwira ngo in the name of Jesus I receive my answer. Nakiriye igisubizo cyanjye. Uba ufite this gladness, uba wishimye cyane. Nakiriye igisubizo kibi nibi n'iki ngiki n'ikiriya. Nakiriye gukira indwara aka kanya, ahababara hose mu mubiri wanjye aka kanya nihakire gukira mu izina rya Yesu Kristo. Ugasengana confidence, ugasengana gushira amanga no gutinyuka kose uri imbere ya data. Imana ishimwe cyane. Kubera iki usengana gutinyuka? Impamvu usengana gutinyuka nuko Bibiliya ikubwira ngo iki nicyo kidutera gutinyuka imbere ye. Already dusanzwe dufite ukugutinyuka, so imbere ye rero hari ikintu kidutera gutinyuka aho hantu, ngo nuko atwumva. Imana ishimwe cyane. Banzanire Yohana 5:15 ngo nuko atwumva iyo dusabye ikintu cyose nk'uko ashaka. Mwabyumvishije? Aratwumva, atwumva iyo dusabye ikintu cyose nk'uko ashaka. Ngo kandi ubwo tuzi yuko yumva icyo dusabye cyose, tunazi nuko duhawe ibyo tumusabye. Listen, there is a confidence, and that confidence is the confidence we have in him. If we ask anything in according to his will, aratwumva. What is his will? Ubushake bwe nubuhe? Ubushake bwe nukutwumva. His will is to hear us. Ubushake bw'Imana bwa mbere mu gusenga, Bibiliya iravuze ngo ubushake bwayo nukutwumva buri gihe uko dusenze, tugasengera ikintu nk'uko ashaka. Uko ashaka nukumenya yuko atwumva. Uko ashaka nukuza dufite ya confidence iri 100% yuko ari butwumve. Kandi ubwo atwumva, umurongo wa 15 Yohana wa mbere igice cya 5 ngo ubwo tuzi ko atwumva buri uko dusenze, tunazi yuko duhawe ibyo tumusabye. Ubwo data twumva uko dusenze, ubwo data twumva buri uko dusenze. Kuko dusengera hehe? Dusenga duhagaze mu kuri ko kwakira. Nta gushidikanya na ko like yarangije kudusupplyinga icyo dukeneye cyose. Tuzi ko attention
ye iri kuri twebwe. Oh haleluya. Ubwo atwitayeho rero akaba dukeyaringa, tunazi neza 100% ko tutatahiraho, ahubwo duhawe ibyo dusaba byose. Imana ishimwe cyane. Reka mbatere story batuzanire Luka 10:38 bageze kuri 40. Luka 10:38 40 ni story yo muri Bibiliya, ni inkuru ngufi cyane, ni ikiganiro kigufi cyabaye hagati y'abantu batatu, ariko muri iyo nkuru turaza gusobanukirwa attitude. Mwabonye yuko like uyu munsi turi kwiga praying with attitude of receiving, nugusenga uhagaze mu mitekerereze cyase mu kwitega yuko mu masengesho yawe ikintu kigiye kubera ari ukwakira gusa. Imyitwarire muraza gusangamo muri iyo story imyitwarire inyuranye y'abanyamasengesho babiri bari imbere y'Imana. Umwe yazanywe na shida, afite request y'ibyo aje guhereza Imana, naho undi afite confidence zo kwakira. God bless you my brother Freddy. Ngo nuko bakigenda ku murongo wa 31 ngo bajya mu kirorero. Mu kirorero ni muri site. Umugore witwaga Marita aramwakira amujyana iwe. 39 ngo uwo yari afite mwene se witwaga Mariya, ngo yari yicaye hafi y'ibirenge by'umwami Yesu yumva ijambo rye. Character ya mbere, uwa mbere ni Sister Mary. Sister Mary ngo yari afite umutima wo kwicara hamwe akumva akakira ibyo Yesu yazanye. Ku murongo wa 40 ngo ariko Marita, Bibiliya nivuga ngo ariko uzajya wumva ko akenshi bagiye kuvuga difference itandukanye ni hambere, nibyo twumvishije mbere. Aba bantu baranyuranye cyane. Ngo Marita, uyu Sister Marita ngo yarahagaritswe umutima n'imirimo myinshi yo kuzimana. The second character, Sister Martha. Hey, Martha is always matters. Always she carry matters. Ntago nshobora kubyibagirwa. Iyo bari kuvuga ngo Maria na Marita ni ndoro uri ku birenge bya Yesu, uri ku birenge bya Yesu of course ni Maria. Marita impamvu atari ku birenge bya Yesu nuko Marita matters, ni umunyabibazo ngo hagaritswe umutima. Ngo yarahagaritse umutima, cyangwa se umutima we wari uhangayikishijwe, uhagarikishijwe no kuzimana. Uyu ni Marita nyine. Kuzimana ni iki rero? Kuzimana ni ugusavinga, ni ugukorera. Hari abantu bumva ko iteka ryose iyo bumvishije Imana bayumvira mu gusavinga, gusenga Imana bakabyumva ko ari ukuyisavinga cyangwa se kuyikorera. Aba ni ba Marita. Mu gusenga nta kindi baba bafite muri bo, no kuyisavinga, no kuyitaramira, no kuyitaramira ikagubwa neza, no kuyihereza ukaba uyihereje ku cya 10 cy'imbavu. Yaguhaye imbavu, reka nyikubita icya 10 cy'imbavu ni cya 10 cy'amatayi, no kuyereka utukoryo. Akawa kabonye Mana we. Just like that, always they serve matters. Ba Marita. Marita rero ngo muri fellowship na Jesus we yahisemo kumujyanira something. Munyumve neza. Ngo naho sister we witwaga Maria yahisemo ko fellowship ye na Jesus iba kwakira something. Some people carry something and other peoples they go to take something. Hallelujah. Uyu munsi turaza kudivorsa kuba ba Marita ubundi twibere ba Maria. Iteka ryose umutima utafite attitude cyangwa se utitezweho kwakira mu masengesho uhora ujyana. Uwo mutima uhora ujyana ibyo watetse, uhora ujyana ibyifuzo bigaherekezwa n'ingingo ngo Imana itakwihanganira. Mana ntiwo kwihanganira. Mana rwose hari ikintu nguziho ntiwo kwihanganira kubona abagabo bongana gutyo botaye ingo zabo bakaza kurara imbere yawe. Icyo gihe buri gihe ngo bajyana imbere y'Imana ngo ingingo Imana itokwihanganira. Aba bantu icyambere rero, iyo umeze gutya uba frustrated, uracanganya mu kirwa, ugahagarika umutima. Kubera iki? Kuko amaso yawe ntaba ahanze kuri Kristo, ahubwo bari kugutinya ibishobora gukurikira iyo situation urimo. Ngo nyine ngo mu gihe cyangwa se muri probability y'igihe Yesu yaba atagize icyo abikoraho. Iyo byanakurenze ufite umutima uratangira ngo Mana rwose ngo nubwo utagira icyo ubikoraho ugira icyo ubivugaho. Muririmbyi wa 383 mu ndirimbo zo gushimisha yaravuze ngo kenshi ngo ntinyi biri bubeho, ngo nkahagarika umutima. Gutinya ibiri bubeho birangizwa no guhagarika imitima. Aravuga ngo icyo gihe mba nagize kwizera guke. Bene data, mu kwizera kwa Kristo twahawe ntabwo harimo guhagarika umutima, ntabwo harimo gutinya ibizatubaho.
So izi probability rero Gerard ari kuvuga zo kuba hari igihe yagira ikitabikora ahubwo ikagira ikibivugaho ni probability z'abantu bafite kwizera guke. Igitero cya kane yaravuze ngo ntitwizera uko bikwiriye. Urumva ari kuririmbira yisanisha n'umuntu utizera uko bikwiriye. Yarari kuvuga bene bariya batinya ibizabejo, bityo bagasenga attention zabo ziri kubikurikira ku bintu bishobora kuba nyuma. Aravuga ngo umutima uhagaze ujugunya rwose amahoro yawo. Buri masengesho akorwa buri kwezi ku rusengero rw'iwanyu ntago haburamo umunsi wo gutabaza. Umuntu ahora atabaza buri kwezi, agatabaza buri cyumweru, agatabaza buri munsi, agatabaza nukubera iki? Imbere ye nta kindi ababona amakuba n'ibyago. Wabafite umutima uhagaze. Iyo nta muntu ushobora gutabaza atari kubona amakuba n'ibyago. Hari umupasiteri najyaga nkunda guteraho story na madamu tukamuganira buri gihe uko mugiye kuri church. Ijambo rya mbere avuga ngo bene data ibintu birakaze, bene data mwabonye mu makuru, bene data mbega just like someone yose yabaga ari ukutubwira amakuru y'ibyabaye hagati ya Gaza na Israeli, yabaga ari ukutubwira amakuru y'ukuntu ngo yayizije gusimbura abantu, yabaga ari ukutubwira ati bene data mwabonye impanuka. Mbega ntago twari tukireba amakuru kuko amakuru y'icyumweru cyose ingingo z'igenzi bayaduhaga ku cyumweru kubera worries. Ahantu mba kuri groupe ku rubuga rwabo rwa WhatsApp muri weekend bahoze hari bari kwamamaza, dore kandi narihannye nzi ko ntazongera kubatera utu story none turaje. Bariho kwamamaza muri weekend ishize amakesha adasanzwe. Ngiye kubona mbona fraya ngo amakesha adasanzwe. Nihutira kureba intego yayo makesha ngo ni ijoro ryo gutitiriza, ngo dusiba Imana kuturengera vuba. Ubwo kandi hari ku itariki 18 Ukwakira ejo bundi. So rero mu buzima bwanjye mbayeho n'akazi nkora Rebeka arabizi, ibintu byose tubi tracking based on data. Ubwo nyine mitanjya kuri search engine y'urubuga rw'abantu bari bagiye kurara batitiriza ngo Imana ibarengere vuba, nsanga kuresha tugasyantaresha tuzukwa kabira batazi ikinyarwanda. Bari mu masengesho nk'ayo barimo uyu munsi nabwo ngo Imana yarababwiye, yabahaye isezerano, irababwira ngo nzanywe no kubarengera byihuse. Muri kumva kuntu iryo jambo ari ryiza, nzanywe no kubarengera byihuse. So nimba iyo Mana mu kwa kabiri itaraje ngo ibarengere, none uyu munsi bakaba bari kuyisaba kubarengera kubera ko ubushize bibabwiye nibikore. So byancanze nyine. Niba kubarengera barengeye bitari bihagije, yarabarengeye igice bakaba bashaka kurengerwa byuzuye, nabyo ntabwo mbizi. Ntabwo mbizi ntimubimbaze. Tariki 17 z'uku kwezi gushize ukunguku kwa 9, iyo Mana yarababwiye ngo komeza wifatanye nanjye, nzacagagura karande ziwanyu. Abantu bose barandika ngo amena amena, ivuganye natwe rwose. Ariko 18 z'uku kwezi, just nyuma y'iminsi 30 gusa, ati muri ibi bihe byo gusenga ngo haye ubutware bwo gucagagura karande ziwanyu zose. So ukibaza niba mu kwezi gushize y'Imana byarayinaniye kuzicagagura, ikananirwa gucagagura karande ziwacu kuko zikomereye zitabishobora, none uyu munsi ikabiri kubinkiraho. Nyine ni Imana iko ivuga ibintu bikayinanira, yarangiza ikabigushyiraho kubera iki? Kuko ari wowe bishoboye. Nyine ni ibintu by'uruvange. So yo rero ndi kubabwira ngo gusenga, mureke twicare twiga Imana, tumenye Imana uko iri, tumenye uwo dusabana nawe. Nibyo mba ndi kubabwira. Umuntu bayeho ubuzima bw'uruvange biterwa no gusenga kwa buri munsi, ariko ugasengana umutima wo kujyana shida z'iduniya buri gihe, bigatuma umutima uhora uhagaze iteka ryose, ugahora ubona iby'Imana itakoze, cyangwa se ukabona ko Imana yabikoze ariko ikaba itarabikoze neza ngo ibirangize. Ibyo atarakora sibyo byamara imbaraga zo gushima. Nyine buri gihe umutima wawe uhagarikwa n'iki? Uhagarikwa no guhora ubona no guhora utekereza ko hari ibintu atarakora. I told you. Ibintu bikurikira abanyamasengesho bitwa ba Marita ni ibyo ngibyo. Ni uguhagarika umutima icyambere, baba frustrated, imitima yabo ihora ihagaze. Ku murongo wa 40 haravuga ngo Mariya yarahagaritswe umutima n'imirimo myinshi yo kuzimana. Icya kabiri rero ngo aho bigeze aramwegera. Inde? Marita wa wundi uhangayikishijwe, uhagaritswe umutima no gusavinga, ngo aramwegera. Ubwo yegera Yesu nyine aramubaza ati databuja, ntibikubabaje yuko mwene data yampariye imirimo? Wamubwiye akamfasha. Come on. Icya kabiri
ba Marita bahora babona ko Yesu atabitayeho. Lord, does thou not care that my sister has left me to serve alone? Bid her therefore that she help me. Look at these prayer warriors. Sometimes they instruct, sometimes they command God on what to do. God forbid. Ntibikwabaje ko tutakizamuka na kanyarira. Noneho uri kubona apostle bo attention yabo, focus yabo yanavuye kuri nge yagiye kuri Yesu. Mbega bafite ikibazo batangira kubona mbega bo batangira bari kubona amakosa yacu twebwe abakira. Bari abantu rwose mubirinde nabanebwe mu gusenga niko bavuze. Babwiye abantu ahantu hamwe ngo banyirinde ngo ndi umunebwe mu gusenga ngo amasengesho ye ngo muzayumve ngo bari gushima Imana gusa no guhera muri thank you God for what you have done gusa nuko ngo kubera iki ngo these guys they don't know that there is another level of traveling in prayer. There is another segment of digging deep into the realms of the spirit. What they only know is thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Generation of powerless preachers. Ngo we are the generation of powerless preachers. What they neither know. Hallelujah. Nabwo bakuzi you are not a powerless preacher. Nabwo uri umuvuga butumwa uri powerless kubera kufite imbaraga z'Imana. Ngo nyine ngo abanyabuntu ngo barano babwiriza ubuntu bw'Imana ngo nibeza pe. Ngo barigisha rwose Yesu bakamuzana bakamuguhereza batamuca ku ruhande. Ariko nyine ngo icyo mpfa nabo ntibasenga. Ngo shango nabanebwe mu gusenga. Guys, gusenga it's not a public board. Gusenga ntago ari ibintu biba public. Niyo mpamvu nyine batabizi batwita abanebwe mu gusenga kuko aho dusengera ntibabari buri gihe. Nese ko basenga bageze ku rusengero no ku misozi twe tugasenga buri kanya turi mu kazi tuba turi gusenga. Hallelujah. Imana ishimwe cyane. So noneho izo blame zigera ku rwego zitakibanyura kubera iki bahora babona imirimo y'Imana ikorera muri mwe bakabona mushima ko mwabohotse kandi mutazi gushwanyaguza no kuribata. Bakabona ko mwabohotse kandi ntago mujya musanga pastor mu cyumba cya deliverance. Hari umupasiteri nigeze guteranira ahantu numva ariko hagati hari abantu badaherutse kuza muri deliverance. Nk'umuntu umare amezi 3 ataragaruka koko muri deliverance ntabaziki ibya nyuma ye bishobora kuba bibi kurusha ibya mbere. So bakabona wowe wabaye delivered completely uhora uririmba nk'uwabohotse. Imana ishimwe cyane kandi ntiwigeze ubohokera kuri ka karago ka 21. Ntabwo uboneka mu makesho yo guhuruza imbaraga mvejuru. Iryo jambo ryo ryankubise hasi ngo tugiye guhuruza imbaraga mvejuru. Ndavuga ni zije seri nk'ibimanuka cyazikaza ari za byabibuye biza bikagwira isi bajya he. So ba Marita rero ikintu bakurikizaho nuko blaming Imana. Databuja nibikubabaje yuko mwene data yambariye imirimo. Mu Cyongereza bavuze ngo databuja kuki utita kukubona ko mwene data yambariye imirimo. You don't care databuja. Mbega Marita ari gusubizwa ari guhora yakira ibisubizo umufiririzo igisubizo kimwe gisumbura ikindi gisumbura ikindi gisumbura ikindi. Ariko ikibazo noneho ntabwo kibaye Mariya uri kwakira ahubwo ikibazo gihindutse Yesu uri kumusubiza kandi ari umuzayifu. Databuja we ntubyitayeho koko ko twe twasize amazu yacu tukaza ahantu. Ntubyitayeho ko twataye mu mazi tugaterera imisozi naho bari abazayifu bari abanyantege nke bakaba barasubijwe bari gushima naho twebwe tukaba tugisaba tukirungurukira mu madirishya. Hallelujah. Uyu munsi abantu musigaye murusha gusenga basigaye babatera ubwoba kubera iki? Narabibabaje nabaze abantu babarusha gusenga. Mwararirimbaga ngo umuntu utakurusha gusenga ntakakutera ubwoba. None musigaye mugira ubwoba bw'ibisubizo byacu kandi tutabarusha gusenga. Umurongo wa 41 na 42 Frederika Uzana. Umwami Yesu aramusubiza ati asubiza Marita nyine. Marita, Marita, uriganyira wirushya muri byinshi. 42. Ariko ngombwa ni kimwe. Hallelujah. Ngo Mariya ahisemo umugabane mwiza atazakwa. Oh, I thank my Lord. Oh, Rico Sandori Yabain. Brazo Strojakila Mondra Zetai. One thing is needful. Marry your sister. Sister wawe yahisemo umugabane mwiza.
umugabane mwiza nuwuhe? Umugabane mwiza yaciyemo, yahisemo. Umugabane mwiza ntago ari imigabane. Thank you, Apostle. It's one portion, one heritage. Ntago ari imigabane myinshi. Umugabane mwiza numwe, nukwicara ku birenge bya Yesu. Nukwakira kurusha kujyana. Ni expectation cyangwa se nukwitega kwakira ibiva ku Mana kurusha kugira ibyo ujyanayo. Narayibwiye umuntu avuga ngo ngewe ngo narasenze, ngo narayibwiye ngo nayisengeye aha nayisengeye, ngo ariko ntiyabikoze. Ko bose warasengaga cyangwa warabwiraga. Kuko gusenga it's a communication, gusenga it's a fellowship, cyangwa se mu Kinyarwanda ni ubusabane buba hagati yawe na So wo mwijuru. So ni communication ishingiye no mu kuganira, ikiganiro hagati yawe n'Imana, interpersonal communication. Iyo habayeho ubwoko bw'ikiganiro gihuza umuntu n'undi, tubyita dialogue muri communication. Tubyita dialogue. Dialogue ni ryari rero? Ni igihe ubwira undi akakumva nawe akagusubiza. Naho iyo uri kwivugisha gusa cyangwa se ukabwira utagusubiza cyangwa ubwira akaba yakitinga nkaho atakumva, mbese ukavuga ubudasubizwa kandi mu buryo buri direct, muri communication tubyita monologue mu Gifaransa. So gusenga ko mu idini rero ni ugusenga kwitwa monologue. Pisa isashyiraho akantu k'akamenyetso nk'umunyeshuri wo muri communication ahise avuga ngo ntabwo wavangiwe avance. So nukuvuga ngo rero mu gusengera mu idini hiberamo za monologue, uri guhamagara umuntu utazagusubiza. Nadamu je nkubinda kuntera inkuru akambwira ati hari umuntu uhamagara mu gitondo, agahamagara ku manywa, agahamagara nijoro, ariko uramutsa Mariya ariko akabagejeje imyaka 80 atarumva ijwi rye rimubwira ngo karame ndakumva, cyangwa umubwire ngo waramutse nawe Marigari. Mbega just ugahora uhamagara, ugahora usuhuza, mu gitondo waramutse, ku mugoro waramutse, mu gitondo waramutse, imyaka 30 ukabikora 40 udasiba buri munsi, kandi buri munsi zamwaramutse zishobora kurenga n'ijana. Ukaba ugize imyaka 80-90 utarumva kubwira ngo waramutse nawe Marigari. So nimusekuramutsa rero naho atandukaniye na Marita uyu nguyu dushobora kwicarana mu iteraniro wavutse ubwa kabiri, ariko uhora uhagarikishijwe, uhangayikishijwe no gusavinga, uhora uhagaritswe umutima no kubwira Yesu gusa. Yarangiza akamwinginga ati vuga rwose, please Jesus, igira icyo bivugaho pe, semana na roho yangu. Najyaga numva ku karirimbo turi muri adoration secondaire, ejo bundi barakaririmbye mu rusengero ndafashwa. Kubera iki? Semana na roho yangu nibwo nabyumvishije ko ari vugana. Mbere nabase semana noneho bamuzanye hano bati kuko nta giswahili narinzi. So bene data rero twarabyize, Imana yaravuze, Imana yavuganye natwe, yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo. Abaheburayo 1:1-2, Abaheburayo 1 igice cya mbere umurongo wa mbere n'uwa kabiri. So kutamenya ko rero Imana yavuze bituma amasengesho yawe amera nk'amasengesho mu isezerano rya kera, bituma amera nko gusenga kwa Dawidi. Dawidi niko yajyaga asenga muri Zaburi 109 ngo Mana mpimbaza ntuceceke, akayinginga kugira ngo Imana niceceke. Twebwe ntabwo duhimbaza Imana nka Dawidi, ntabwo duhimbaza Imana kugira ngo Imana igire ikibivugaho, kuko Imana ntishobora kugira ikivuga gishya itavugiye mu kanwa k'umwana wayo. Urakoze cyane. Kera Imana yavuganiye n'abasogokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi. Mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi Imana yavuganiye n'abasogokuruza mu kanwa k'abahanuzi. Niyo mpamvu amasengesho yabo guhimbaza kwabo babaga bafite umuhanuzi aho ngaho. Ndabyibuka ari igihe twajyaga tujya mu cyumba cyitwa Shame, ba Gerard barakizi, muri secondaire twatangira gusenga nkahita ntera imibare. Nahitaga nguterera imibare nkareba ko harimo umuhanuzi, nabona nta muhanuzi urimo nkavuga nti ntago Imana iri ahantu. None se hari umuntu nyine waza kukubwira ngo iravuze ngo atarimo. Abavandimwe yarutse kumamagara ngo tujyane Kanyarira, ntise mwakijyanye ngo none se ngo rwa rurimi bavugirayo turabona urudubwira, urudusobanurira. Just nyine noneho twaba dusenze tugahimbaza Mana rwose ntuceceke, Mana ntuceceke, twabona Imana itari kugira ikibivugaho tukahita dufata abahanuzi bose muzi hano, twanarakaye cyane abahanuzi b'abanyantege nke gusa, ubundi tukabazenguruka tugakora icyo bita kubacanira. Gucanira abahanuzi se murabizi mwebwe, ntabyo muzi. Umurongo wa kabiri ngo naho muri iyi minsi y'imperuka yavuganiye natwe. It's a past tense. What a good news.
Imana ishimwe cyane. Imana yavuganye natwe tutabanje kuyicanira. Imana yavuganye natwe tutabanze Kanyarira ariho, Kanyanzira ariho, Kanyanzira nawe twaramucaniraga nawe agacanira abandi. Kanyanzira ndagusuhuje cyane. Imana yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo, ngo uwo yashyiriyeho kuba umuragwa wa byose, ngo kandi niwe yaremesheje isi. So kuko Imana yavuze rero, kuko Imana yavugiye mu kanwa k'umwana wayo, uyu munsi tukaba dufite ijambo ryayo. Haleluya. Dusabanira nayo mu ijambo ryayo. Imana ishimwe cyane. Bivuze ngo Imana yavuze mbere yuko tuvuga. Haleluya. Niyo mpamvu umwanya wacu wo gusenga ari umwanya wo kwakira ibyo Imana yavuze, kuko iyo situation already Imana yivuzeho mbere yuko yigeramo. What a good news. Iyo turi gusenga umwanya uhagije wo kumva Yesu kurusha kumubwira. Ndaza kubahereza ingingo zifatika muza kugenderaho. Icyambere, kumubwira Yesu cyangwa se kumusavinga. Kumubwira ni ukumusavinga, naho kumwumva ni ukuba ku birenge bye. Kabiri, kumuhereza no kumutekera niko kumuzanira ibyo uteka cyangwa se ukeka ko we agushakaho, naho kumutega amatwi ni uguha umwanya ijambo rye kuruta kumuhereza ijambo ryawe. Gatatu, guhagarika umutima kubw'ibikurikira n'iki? Ni ukuba Marita, naho guhagarara ukakira ibisubizo by'ibiguhangayikishije bigahangayikishije abandi ni ukuba nde? Ni ukuba Mariya. Kandi tubayeho gatanu nka Mariya mu isi y'abameze nka Marita. Uko niko abanyamasengesho mu isezerano rishya tumeze. Ndavuze ngo twaremewe cyangwa se twamenye ko gusenga ari ukuba ku birenge. Twamenye ko gusenga ari ukwakira, kandi ko kwakira kwacu ari ukuganira na Data. Kuganira na Data kwacu kukaba gushingiye mu kumutega amatwi cyane kurusha kumubwira. Umurongo wa 41 ngo umwami Yesu aramusubiza ati, Marita, Marita, ho uriganyira wirushya muri byinshi. Haleluya. Kanyanzira yashubije ngo twabaga turi kugwiza imibyizi. Iyo mibyizi rero Marita, uriganyira wirushya muri byinshi, uriganyira uri guhinga umushike, uri kwiganyira uri kugwiza imibyizi myinshi. Nagira ngo mbabwire ngo igihe cyo kugwiza imibyizi cyararangiye. Igihe cyo kwirushya muri byinshi cyashyizwe iherezo. Umunsi tumenya ko Yesu yuzuye ibisubizo gusa. Haleluya. Uyu munsi twamenye ko ngombwa ari kimwe. Ku murongo wa 12 ngo ngombwa ni kimwe. Haleluya. Ngo kandi iyo ngombwa ngo ni iyo kwa Mariya, ngo yahisemo umugabane mwiza atazakwa. Ni umugabane mwiza, ni umugabane atazakwa, ni umugabane Yesu anezezwa no kutubonamo. Ni position Yesu anezezwa no kutubonamo. Iyo position ni iyihe? Ni position yo kwakira, ni position yo gutega amatwi, ni position yo kuruhukira ku birenge bye. Oh haleluya. Imana ishimwe cyane. Uko niko dusenga rero, kandi uko niko twakira. Ubundi nimvuga ngo gusenga muzajye mwumva kwakira, nimvuga kwakira mwumve gusenga. Kuva twatangira iyi subject yo gusenga, ntabwo nahemye kubabwira no kubibutsa ko gusenga iteka ryose gushingira ku kumenya karakteri y'Imana kugira ngo kube effective. Kandi nababwiye ko karakteri y'Imana ari uko itajya Imana ibona ikosa na rimwe kuwizera. Anda y'iri sezerano dushikamye mu kubw'amaraso ya Yesu Kristo. Uyu munsi kuko nari maze iminsi naracumbikirije ntarakomeje, hakazamo abandi, nakoze ikintu kijya kumera nka recap kugira ngo dukomezanye. Nsigaje indi minsi 3 muri iki cyumweru, mfitemo iminsi 4. Na mwene Data n'abandi bazagenda babwirizamo hagati aho ngaho bitewe nuko gahunda zanjye zitazakurikirana neza na shift y'akazi. Nyine uyu munsi nahisemo kubahereza akantu kameze nka recap. Twabonye ko indi karakteri y'Imana, karakteri ya mbere twabonye ko Imana itagize gute? Twabonye ko Imana itajya ikora ikosa, itajibona ikosa na rimwe kuwizera. Karakteri ya kabiri twabonye ko ari Imana idahinduka. Ni Imana iri constant on his character. Hallelujah. Glory to God. Ni Imana idahinduka, ihora iri constant, ihora ari imwe guhera kera kugeza n'uyu munsi n'iteka ryose. So nkuko wizeye kandi ukaba udashidikanya ku bumana bwayo, ni nako ugomba kurushaho kuyiringira no kuyigirira icyizere no kuboneka imbere yayo igihe cyose icyari cyo cyose ushize amanga kandi witeze ibisubizo, witeze ko hawe ibyo bisubizo.
mw'izina rya Yesu. Nababwiye muri Yakobo 1:5 bahuzane mu usome, ariko mu gihe batarahuzana reka nkubazanire Yakobo igice cya mbere 5, noneho uze no kutuzanira 17. 5 haravuga ngo ariko niba hariho umuntu muri mwe ubuza ubwenge. Kubura ubwenge ni icyifuzo kimwe Yakobo yavuze. Yaravuze ngo abusaba Imana iha abantu bose itimana. Aka kantu ko guha abantu bose ntabwo ndi bukavugeho uyu munsi. Nimba ushaka kukamenya uzaze tuganire ejo nzakarambura kuntu Imana igiye gutanga ihereza abantu bose. Noneho ngo ibahaye ibahereza itimana. Kabiri ibahereza itishama, kandi ngo umuntu azahabwa nyine ubwo bwenge azabuhabwa. Ni ukuvuga ngo igihe cyose uwizeye ari gusengera ikintu cyangwa se uwizeye ari gusaba ikintu data, icya mbere ngo nuko amwumva, yarangiza akamusubiza, gatatu akamuhereza icyo asengeye. Kuko gutanga si ibintu data ashakisha, ahubwo gutanga ni ibimwuzuye, kamere ye yuzuwe no gutanga. 17 ngo gutanga kose, murebe kuri screen zanyu biriho, ngo gutanga kose kwiza ntabwo ari ugutanga kose kubonetse, ni ugutanga kose kwiza. N'impano yose iri perfect, itunganye rwose, ako Bibiliya y'Ikinyarwanda rigenye kunda cyane rwose, ngo itunganye bakongeraho ngo rwose, nibyo biva mu ijuru, ngo bimanuka bituruka kuri se w'ibicyo udahinduka, cyangwa ngo agire igicu cyo guhinduka. Ndifuza ko mubyitegereza nanone. Kwa data haturuka impano gusa. Ibyo data atanga ni impano. Ntabwo data ari umuparteneri, ntabwo ari umufatanyabikorwa ngo ugire icyo ukora nawe akore, ahubwo ibimuturukaho ni impano. Kandi wongereho ngo izo mpano aba ari nziza rwose, kandi ngo izo mpano ziba ziri perfect, ziba zitunganye. So nimba ari impano rero, biravuze ngo ntiwazigura, ntabwo wazitsindira muri lotari nk'uko bigenda mu kazungu. Ntabwo wazigurana ikintu runaka, ntabwo ari exchange, ntabwo ari isoko ry'imari n'imigabane ngo bibe isoko ry'igura n'igurisha. Yakobo yazise impano, n'impano nziza, impano ziri perfect, zituruka hehe? Ngo zituruka hejuru kuri data w'imicyo. So nimba ibisubizo biva kwa data ari impano, uko kantu mugatekerezeho. Niba ibisubizo biva kuri data ari impano, kuki hasubizwa bamwe abandi ntibasubizwe? Aho ngaho rero niho umuntu wigisha yinjirira. Nimba ibisubizo bituruka kuri data bikaza ari impano, atari umuntu wabisengeye. Hari ukuntu kera mwari muzi ko umuntu wasenze cyane, wakutuje, wagize gute, wakubise fote, hari abavandimwe najyaga njya gusura bari mu masengesho bamazemo 40-50 ngo banywa amazi rimwe mu minsi 2, ukabona uruhu rwaratonyotse, mu gitondo yabona viza yo kujya Canada, ukahita avuga tumva rwose uriya ndayamanitse, ntabwo nakigereranya nawe kabisa, umva uriya yarayasenze kweri. Turacyari kumwe? Wow. So nimba rero ibisubizo bya data bidashingiye ku byo we wakoze, ahubwo bikaba biza ari impano, kuki hasubizwa bamwe abandi ntibasubizwe? Nuko gutanga kwe atanga ari umwe ariko agaha bose. Munyumve neza, gutanga hatanga umwe ari we data, agaha bose. Kwakira rero biza biri dependent kuri buri wese wakira. Ni ukuvuga ngo wakira ku giti cyawe. Kwakira kwawe ntabwo gushingiye ku kuba data yaratanze, kuko data yagiye gutanga ahereza bose. Ejo nzabirambura bino, nibyo bizari umutima w'inyigisho nzigisha ejo, ndi kubyiyumvamo. So kwakira rero biri dependent ku wakira. Imana iratanga naho twe tukakira. Now then it's up to you to receive, cyangwa se ukaba denied by wavering, denied by being double-minded. Imana izaguha rwose kandi biri perfect, ariko wowe wakira cyangwa se wowe kuki uri gushidikanya ku bisubizo? Aho hantu niho dushaka kwiga. Aho nuri bugira imitima ibiri, bya bindi twabonye naranabibaganirije ubushize. Bityo iyo mitima ibiri gatuma uri buze kunamuka mu nzira zawe zose.
sema Imana isubiza gusenga cyangwa ntisubiza. Imana niyo kwizerwa cyangwa ntabwo ari yo kwizerwa. Ibikore cyangwa si byihorere. Ibyo byose hamwe n'ibindi muzi nge ntazi ni strategy za Satani zikubuza kwakira icyo Imana ya providings already. Numvishije story ya Pastor Kennedy Copeland, abantu benshi muramuzi ngo kunara ari gusenga maze igihe asaba ariko ngo adasubizwa atangira gutitiriza maze Imana iramubwira ngo please rekeraho guhora umbreminga kubwo kunanirwa kwakira ibisubizo kwawe kuko narangije kugusubiza ngiye already kera naragusubije. Imana already yarangije kukugabira ibintu byose yarangije kukugabira ibintu byose bizana ubugingo no kubaha Imana. Ubu nayo ikintu irindiriye ni wowe ko wakira ibintu Imana yaguprovidingiye muri Kristo Yesu. Niyo mpamvu gusenga kwawe ari ukwakira ibisubizo by'ibyo data yagusubije utaranabisengera kera cyane. Imana rero ni Imana yasubije amasengesho yose n'ibyifuzo byose ibisubiza muri Kristo. Ubu mwisi y'amasengesho rero ariyo si turimo muri iyi minsi ya none turi kwiga ibyo gusenga. Nta kintu na kimwe Imana itegereje gukora. Reka nkavuga akantu nigeze kuvuga ahantu turi mu cyumba cy'amasengesho, umuntu ararakara arababara we, ariko uyu munsi twaje kwiyunga ngo ugafata ibintu byose ukabikubita hasi ngo tumaze iminsi dusenga dutumbiriye turebye imbere dutegereje ko Imana izakora imirimo, ngo none imirimo yayo yarangije kuyikora ngo bingo iricariye. Batangira no kujya basenga ngo ariko Mana ngo ubuko kuricariye uri kutubona dusafaringa. Nagira nkubwire ngo mwisi y'amasengesho ntabwo dutegereje ko hari imirimo Imana izakora yindi. Ahubwo amaso yo mwisi y'amasengesho, nimba habamo abamarayika, nimba habamo imyuka itandukanye, nimba habamo abo badayimoni bahora birukanira mu masengesho, amaso yose ahanzwe wowe usenga ngo wakire ibyo wahawe. Kubera iki? Kuko Imana itanga yarangije umurimo wayo wo gutanga. Yakobo niho ahera avuga ibintu by'umuntu w'imitima ibiri, akavuga ngo umuntu w'imitima ibiri yari ari kuvuga umuntu usenga ariko agasenga ashidikanya mu mutima we, agasenga ashidikanya kuri kamere y'Imana kubijyanye nuko Imana yabisubiza cyangwa idasubiza. So iyi mitekerezo rero mwene data niyo ituma cyangwa se niyo ibuza uwizera kwakira. Ariko Imana ishimwe ko nubwo uwizera we yananirwa kwakira kubw'ibimuri mu bwonko bwe, Imana yo ntigira ikintu na kimwe kiyibuza gutanga. Nta hindrance nimwe ihari yabuza Imana gutanga. Ahubwo ikibuza abantu ni ikibabuza kubakira, kandi ikibabuza kubakira si abadayimoni, si imyuka, ni ikiri muri bo, ni ikiri mu mitwe yabo. Nagira ngo mbabwire ngo munsi no mu ijuru nta nkomyi, nta kintu na kimwe kiriho, nta cyahozeho, nta kizaza na kimwe cyabuza data gusubiza cyangwa gutanga. So James 5:16, let me reka nkoreshe Amplified Bible Classic Edition, ndasoma biya ndaza no kubisobanura wenda mu Kinyarwanda ngo the earnest, the heartfelt, the continued prayer of a righteous man makes tremendous power available, dynamic in its working. Gusenga k'umukiranutsi hano muri Yakobo 5:16 ngo gutuma imbaraga ziba available. Oh hallelujah, mukanya nidusenga hari imbaraga zigiye kuba available. Izo mbaraga already zisanzwe zihari, ariko how can this power be available and be dynamic in its working? Nukuvuga ngo mu gihe cyo gusenga izi mbaraga ziba zisanzwe ziri muri wowe, za zindi wakiriye ubwo wavukaga ubwa kabiri, nibwo rero ziba available. Kuba available biravuze ngo nibwo zijya mu kazi. Hallelujah. Mu mwanya wo gusenga imbaraga zigaragarira mu gukemura ibibazo no guhindura ingorane zose. Izi mbaraga zisanzwe ziri muri wowe. Iyo Bibiliya ivuze ngo zabaye dynamic in its working, nukuvuga ngo zabereye available gukemura za ngorane zose. Imana ishimwe. Urukumva ko imbaraga arizo zikemura ibyo bibazo, izo situation, kandi already imbaraga wazihawe umunsi wizera. Niyo mpamvu natangiye mbabwira ngo gusenga si ukujyana ibyifuzo mu masengesho, ahubwo gusenga ni ukujyana ibisubizo. Bible iravuga ngo you shall receive power. Hallelujah. Izo power rero warazakiriye. Nimba power arizo zikemura ibibazo, izo mbaraga, oh my God, Mareko Skratila Moria Kron, usanzwe ufite ibisubizo by'amasengesho mwene data. Hallelujah. Imbaraga, reka mbabwire, iyo imbaraga zabaye available, ibisubizo biraboneka, ibibazo bigakemuka. Kuko izi mbaraga zibikemura
izi mbaraga zibikemura rwose uko biri kose nyine, kandi izi mbaraga iyo zigiye kubikemura ntabwo ziza ari imbaraga ziturutse mu ijuru ngo zimanuke zigutitize cyangwa zibanze zikuceke hasi. Oya, ahubwo ni imbaraga already zisanzwe ziri muri wowe. Munsi wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, Yesu yazanye n'imbaraga ze zose uzakenera zose, maze atura muri wewe wese. So imbaraga rero zose uzakenera kugira ngo ubeho mu mwuzuro wa Kristo, izo uzakenera kugira ngo ukurire muri we, izo uzakenera zose kugira ngo ukorere muri we warazakiriye. Ntabwo ukeneye imbaraga nyinshi, ntukeneye izindi mbaraga. Mene data, ntabwo ukeneye gusubizwamo izindi mbaraga nshya. Ntabwo izo wakiriye ari izisaza. Haleluya. Imbaraga twakiriye ntabwo ari imbaraga ziba expired. No, I have all power that I need. Amen. Haleluya. Uyu munsi wakikomanga ku gituza ukavuga ngo I have all the power I need. Mfite imbaraga zose nkeneye mu buzima bwanjye. So ikintu rero ukeneye ni kimwe, ngo nukumenya urugero n'ubushobozi bw'izikurimo, apana bw'iziri mu ijuru. Abefeso 1:16, sengesho rya Paulo ndikunda cyane, ngo bashimira Imana rudaca nk'abasabira uko nsenze. 17, ngo kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo data wa twese w'icyubahiro ibahe umwuka w'ubwenge no guhishurirwa, bitume mugira imbaraga sehoya, ahubwo ngo bitume muyimenya. Nimuyimenya, ku murongo wa 18, ngo amaso y'imitima yanyu araza kubona uko ahweza, araza kubona uko ahumuka, mumenye ibyo mwiringizwa niyabahamagaye. 2, mumenye ubutunzi bw'ubwiza bw'ibyo azaragabera. Umurongo wa 19, ngo icya 3, mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo bitagira akagero. Ubwinshi bw'imbaraga zayo butagira akagero. Imbaraga zayo ziri mu ijuru sehoya, ahubwo ngo n'imbaraga zayo izo iha twebwe abizeye, ngo kandi igiye kuziduha ntabwo ituvunguriraho ivuga ngo 10% ndayahakariza, iyindi 20 nyehope, ngo ahubwo ngo izihereza uwizeye, ngo mu rugero rungana nk'urwo uko imbaraga z'ububasha bwayo bukomeye ziri. Kuvuga ngo nk'uko imbaraga z'ububasha bwayo bukomeye ziri, ni ukuvuga ngo ni zose. Imana ishimwe cyane, ntago zasigaye mu ijuru kugira ngo mu ijuru hagire ibintu bikorwayo. Izi mbaraga ntizikenewe mu ijuru, zikenewe mu isi. Bibiliya itizivuga ngo nizihe ku murongo wa 20, ngo nizo yakoreye muri Kristo ubwo yamuzuraga mu bapfuye ikamwicaza iburyo bwayo ahantu ho mu ijuru, imushyize hejuru y'ubutware. Imana ishimwe cyane, imushyize hejuru y'ubutware bwose n'izina ryose rivugwa, uretse muri iki gihe gusa, ahubwo no mu gihe kizaza. Imana ishimwe cyane. Rasota rimandori ya close. N'imbaraga zazuye Yesu mu bapfuye, icyo ni icyambere. Icya 2, ngo zimaze kumuzura, ngo ziragenda zimwicaza mu ijuru mu buryo bwa data. 3, ngo zimushyira hejuru y'ubutware bwose. Haleluya. Ngo zimushyira hejuru y'ubushobozi bwose, zimushyira hejuru y'imbaraga zose n'ubwami bwose. 4, ngo zimuha gutwara byose, ngo kandi izo mbaraga nizo zamuhesheje ko bijya munsi y'ibirenge bye. 5, ngo zimuha n'itorero. Haleluya. Zimuha nge nawe kugira ngo abe umutwe wacu, umutwe waryo usumba byose. So izo nizo mbaraga wahawe rero. That's what you have to know in time of prayer. Nuko umuntu ugiye gusenga ni umunyembaraga wuzuye imbaraga zazuye Yesu zakoze ibyo byose. Imana ishimwe cyane. Nagira ngo mbabwire ngo mu ijuru aho Kristo yicaye iburyo bwa data, ntago izi mbaraga zikeneweyo, kuko nta bibazo biriyo byakemurwa nazo. Ntabwo Yesu akeneye kuzikoreshayo. Niyo mpamvu yavuze ngo ibyiza babonaga Yesu ibyo akora, akamubwira ati waduhaye kuri izo pawa. Arabwira ati oya mutuze, ibyiza nuko ngenda. Haleluya. None ngewe nkajya aho zidakenewe. Imana ishimwe cyane. None mwebwe muri hano aho zikenewe, nzasaba data aziboherereze. Aravuga ngo icyakora mu korisa tori ya mandore boria, ngo muzahabwa imbaraga umwuka wera n'abamanukira. Aravuga ngo muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu, i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi yose. Imana ishimwe cyane. Ikimenyetso cya mbere cyerekana ko izi mbaraga uzifite ni uko utangira guhamya Kristo. Guhamya Kristo ni proof, ni validation y'izi mbaraga. Imana ishimwe cyane. So birababaje rero kubona mwene data ahamya Kristo, yamara guhamya Kristo akajya gusenga akavuga ngo Mana twongera imbaraga, ngo yewe imbaraga. Just izi mbaraga ziri muri wowe uhamya Kristo. Ariko munyumve gatoya muze twige ngo gukora kwazo kuri dynamic. Munyumve neza, Bible yatubwiye ngo the earnest, the heartfelt, the continued prayer. We have a continuous teaching on prayer. Dufite inyigisho ziri continuous, twiga gusenga, kandi uko twiga gusenga ni nako tubishyira mu ngiro.
ngo this continuous prayer of a righteous man ngo makes tremendous power available, dynamic in its working. Dynamic biva ku ijambo ry'ikigiriki ryitwa dynamicos, niho dukura ijambo dynamo cyangwa se imashini ihindura imbaraga ziri mekaniki ikazigiriza amashanyarazi. Dynamis iyi generator dynamo. Generator ntago ari moteri. Olivine tugomba kuzajya ducishamo tukigisha akantu ka engineering ngo umuriro urabuze ngo none ngo moteri bayakije. Ntabwo moteri bayatsa ngo itanga umuriro. Moteri ifata imbaraga z'umuriro ikazigira mekanike, niyo yayinde isya ku rusyo muturanyi wanyu. Noneho hari na generator cyangwa se dynamo, yo ifata imbaraga ziri mekanike ikazihindura imbaraga z'amashanyarazi. Moteri na generator biratandukanye. Dynamo ku bantu bagiye ku igare rya matabaro ni ka kantu kaba kadafite amashanyarazi, ukunyonga izo ni imbaraga ziri force motrice, imbaraga ziri zawe zisanzwe z'umubiri, ukunyonga ka kantu kakagenda gatanga amashanyarazi, bityo ukaza kubona ukabona itara riri kugenda ryaka ry'igare ninjoro kandi nta batiri washyizeho. Iyo niyo bita generator. So when you are praying, you are like a powerhouse. Hallelujah. Hey, you are somewhere power is being generated. You cause things to change in the name of Jesus Christ. Harekosi ya Maria, la broza Gloria Mando. Hari rate Pastor Kenneth Hagin. Mukunda cyane, njyambwira poso ngo nkunda kubona ibitabo bye no gukurikira inyigisho ze. Ntamukundaga cyane umugabo wahuhaga muri microphone church yose ikago. Yari afite power kweli. Yigeze kuba rimwe mwiyerekwa. Rimwe ngo yari mwiyerekwa agira encountering ari kuganira na Jesus. Ngo bahuje urugwiro kabisa. Then hagati muri icyo kiganiro cyabo ngo hazamo disturbance ya demon, ngo iraza ikagisakuza ikabyina idashaka ko nyine communication between them iba effective. Ndi gukotinga Kenneth Hagin nkuko nyine yabyiyandikiye mu gitabo cye. Ngo rimwe ararakara atangira kubaza Yesu kwa kundi kwa Marita nyine, ngo ariko Jesus kuki ibi bintu are you not caring of this? Kuki utari kwirukana iyi demon iri guteza mbuteyaje hagati yacu? Ngo maze Yesu ngo arahindukira ngo mwijwi rituje cyane aramusubiza ngo no, ngo singe ufite imbaraga zo kwirukana iyi daimon, ahubwo ni wowe uzifite. Haleluya. Kayemoria banda sutra vekra. Iramubwira Jesus aramubwira ngo iyo demon nuyibwira iragenda, ariko nutayibwira nutayirukana ntigenda. Taimo sikra mindros. When we speak, iyo turi kuvuga, we have the power to cause change. Is the power which is inside you, within a believer. In the name of Jesus, they shall cast out demons, they will heal the sick. Hallelujah. The power is in you, but the availability to cause change when you are using is when you are using them. Izo mbaraga ziri muri wowe ni imbaraga zo gukiza indwara, ni imbaraga zikiza indwara, ni imbaraga zirukana abadayimoni, ariko ngo zikora ari uko wazikoresheje. You know, Paul yabwiye Abefeso mu gice cya 3 ku murongo wa 20 arababwira ngo ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba nibyo twibwira, ngo byose ikabikora nkuko imbaraga zayo ziturimo. No, ntabwo Imana ibikora nkuko imbaraga zayo ziturimo, ahubwo ibikora nkuko imbaraga zayo zidukoreramo. Imbaraga zayo kutubamo, it's a gift twakiriye umunsi twakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ariko zidukoreramo, it is when we are using them. Imana ikora ibiruta cyane. Imana ikora ibiruta cyane ariko bingana cyangwa se bihwanye nkuko imbaraga zayo zadukoreyemo. It's a power which is dynamic in its working. Ni wowe uzikoresha rero, ntago ari Imana izikoresha. Boza twigishije ibyo kuvuga mu ndimi. Aravuga ngo is not the Holy Spirit who speak in tongues. Ntago ari mwuka wera uzakavuga mu ndimi, ahubwo ni wowe uvuga mu ndimi. So ni wowe ukoresha izi mbaraga. Mukanya tugiye kuzikoresha mu izina rya Yesu. Libo shari yakari yamando zetoid. Parakos travekra mindro zetaine. Niba ufite ivi ryavunitse, you can do a practice right now. Ushobora kubishyira mu ngiro, ukaba ufite ivi ryavunitse rikaba ari kubangamira buri gihe uko ukoze urugendo n'amaguru. Now it is a time to rebuke the pain. Niba ufite umugongo uri kukubazabaza mu gihe wunamye uri gukora uturimo cyangwa se uri muri siporo, ijambo riravuga ngo uzarambika ibiganza ku barwayi bakire. Uwo mugongo ni wo murwayi kuko ni urwaye nyamara wowe uri muzima. So bwira uwo mugongo ngo kira mu izina rya Yesu. Marako siyatoria. Nukuvuga ngo izambaraga ziri muri wowe uzaba uzishyize mu kazi ko gukora.
niba uri kumwe n'umwana cyangwa uri kumwe n'umuntu mukuru ujya uterwa n'abadayimoni aka kanya umuhindukirire turi gusenga wature uyu munsi umwature uvuge ko abohotse mu izina rya Yesu. Bible iravuga ngo resist the devil he shall flee from you. You have to resist it. You resist it, you cause the power to work. Hallelujah. Utuma zambaraga zikora gute? By speaking in the name of Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah. Mbabwire ngo n'imbaraga zituma umuntu akizwa akava mu mwijima akajya mu mucyo, n'imbaraga ziba active, ziba available ari uko wowe wavuze. You have to preach the gospel first of all. Iyo utabumbuye akanwa ngo ubwire wa muntu, ntago wa muntu yakira kwizera kumuhesha gukizwa. Barosaria kando. Izi mbaraga iyo ziri mu muntu, iyo ziri mu wizera, ntabwo arindira ko Imana imwicira igindi. Ntabwo arindira kubwira Imana ngo Mana ngo fata inkoni ngende nkwereka ibindushya. Oya, two turimo muratuzi, fata inkoni nkwereka ibindushya. Like izo ni indirimbo za powerless generation, z'abantu badafite imbaraga. Ngo nyicira igindi Mana we. Ahubwo wowe nyirazo ni wowe ufata first step, ufata step ya mbere. Then you cast out demons in the name of Jesus. Hallelujah. Lero sakaria mando. Nukuvuga ngo ikintu cy'ingenzi umukiranutsi yakorera mu isi rero no gusenga, kubera ko gusenga bihindura ibintu. Oh my Lord, I feel I can pray right now. Oh karabo shatari yamando. If you pray as a righteous man, if you pray in faith, the power is made available to change. The power is made available to rearrange things. Power is made available to meet your needs and supply everything you need in Jesus' name. The power is dynamic in its working. Ijambo dynamic cyase dynamique niho kandi dukura ijambo ryitwa dynamite. Dynamite ni iki? Dynamite ni nka bombe. Iyo bombe ituritse irashwanyaguza igahindura situations zaho yashwanyakiye sasa. Nukuvuga ngo iyo turi gusenga rero, come on, turashwanyaguza. Lebarako sateri yamando. Turashwanyaguza, nitwe tumenagura imigambi yose y'umwanzi Satani. We act without wavering. We act with boldness. We act with a confidence, and we act in faith. Turashwanyaguza. Imana ishimwe cyane ngo dore Luka 10:19 mbahaye ubutware kamosi ya Toria bwo kujya mukandagira inzoka na scorpio n'imbaraga z'umwanzi zose, kandi nta kintu na kimwe kizagira icyo kibatwara rwose. Ntago Yesu yavuze ngo mbahaye ubutware bwo kujya munsaba nkabakandagirira inzoka, ahubwo yaravuze ngo mwe mukandagira inzoka na scorpio n'imbaraga z'umwanzi. Zaburi ya 91 aravuga ngo nta kibi kizakuzaho. Haleluya. Ngo nta cyago kizegera ihema ryawe, ngo uzakandagira inzoka n'impoma, uzaribata umugunzi w'intare n'ikiyoka. No weapon shall formed, no weapon that is formed against you shall prosper, and every tongue that shall rise against me in judgment you shall condemn it. In the name of Jesus I decree and declare that the devil's plot against you and your family are failing right now in the name of Jesus Christ. There is no harm that can stand against God's covering over you in the name of Jesus. Nta kintu n'iki na kimwe gishobora guhagarara imbere yawe. Bible iravuga ngo in all things we are more than conquerors through him that loved us. Ngo ya muri byose turushishwaho kunesha, ngo nuwadukunze, ngo kubera iki? Ngo kuko tumenye neza yuko naho rwaba urupfu orako seteli ya baba, ngo naho Hallelujah, hallelujah, hallelujah. ngo cyangwa abategeka, ngo cyangwa ibiriho cyangwa ibizaba, ngo cyangwa abafite ubushobozi, ngo cyangwa uburebure bw'igihagararo cyangwa uburebure bw'ikijyepfo cyangwa ikindi cyaremwe icyari cyo cyose, ngo bitabasha kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu umwami wacu. My brother, my sister, the totality of victory is your portion through the name of Jesus Christ. Hallelujah. Urukundo rwa Kristo. Amen, 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 amen. In the name of Jesus, I bombard every will and plan of the devil, every assignment of darkness against my life and my destiny. It is nullified right now. I consume every theory that's from the devil. I stand in victory through the blood of Jesus Christ. Glory.
That's how we pray. Ndasenze kugira ngo wakire shifting mu buzima bwawe. Leko sharama kosia, wakire shifting mu buzima bwawe bwo gusenga. Guhera none utangire ukora ibirenze ibyo wasabaga, ukore ibirenze ibyo watekerezaga, utangire ugendere mu bisubizo by'ibyo wasengeraga. Akira guturitsa imigambi ya Satani yose ahutuye. Akira mu izina rya Yesu. Aho waraye, aho wagenze hose, man of God, iteraniro ryose uri gukoreramo, uri kubwirizamo ubutumwa bwiza, none niteka ryose ugendane n'ibimenyetso n'ibitangaza. When you pray, there is a power which is generated. Hallelujah. When you pray, the power is made available from now until the end to meet the needs and to move the things around you. You have to live this comfortable life of answered prayers in the name of Jesus Christ. Buri kintu cyose ndi kugusengera ukeneye mu buzima bwawe, Imana yarangije kukiguha. Akira, come on, paro sakaria, lebrando zotaine, akira icyo kintu. Sengana umutima wo kwakira mu izina rya Yesu. Ikiruta byose kandi nuko wakiriye Kristo ubwe. Haleluya. Umunsi ngo iguha Kristo, Paulo niko yavuze ngo yamuguhanye n'ibindi byose. Ibindi byose ni ibintu byose by'ubuntu byose bitangwa n'Imana, warabihawe. Take it. Ibizana ubugingo no guhote mindoro ikali ya clogistras lemoria crone. Take it. Kristo nagira ngo babwire ngo niwe byose bitangwa na Data, kandi umufite abafite byose. Ibintu byose yakenera mu buzima bwe bwose ndetse n'ubuzaza. Umufite abafite byose. Imana ishimwe cyane. Ibintu byose niwe wabiremye, niko birivuga. Ndavuga ngo mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Oh, remarosi ya toria, niwe byose rero. So umunsi wakiriye Yesu Kristo, wahise ugera kuri total fulfillment, wageze ku mwuzuro w'ibya Data, kandi washyitse ku munezero wuzuye by'iteka ryose. So Kristo rero akubere buri kimwe cyose ukeneye mwene Data, buri cyifuzo cyose ufite, buri expectation yose iri mu mutima wawe. Akira ibisubizo byose by'amasengesho muri iki cyumweru twatangiye. Iki cyumweru cyo kwakira ni cyumweru cyo kwakira ibisubizo, niko Imana ivuga. Reko sandaru ya boria, ndatangaza yuko ubwoba bwose, gushidikanya kose bishize iwawe. Lero saria mando toria crogistra zetaine, ibintu bijyanye no kudindira no gusigazwa inyuma n'amateka y'ibyo wize wagiye ukuriramo bishyizwe iherezo uyu munsi. Imana ishimwe cyane. Ndategeka ko wowe twateranye uyu munsi, ore sarabako sheri moria croze, na uzadukurikira nyuma muri kuri YouTube n'ahandi, uyu munsi akira ibisubizo. Akira gukira indwara zawe zose, akira direction, akira icyerekezo, akira imbabazi z'Imana mu buzima bwawe, akira kugirirwa neza n'ubuntu n'imbabazi bya Kristo aho uri hose naho ujya hose. Akira mu izina rya Yesu. Kini icyumweru cyawe cyo kwakira amasengesho. Uyu munsi uratangira gusenga wakira, kubera kumenye ko gusenga ari ukwakira. Kira kwizera kandi akira na kwizera. Kirana umunezero n'umutima wuzuye amashimwe. Oh haleluya. It is done. It is done. Imitego yose ya Satani irashwanyaguritse. It is done. Guhera none mwene Data ntakabure ibyishimo n'amahoro mu mutima we. Uyu mwene Data ntakongere kubura ibyishimo n'amahoro mu mutima we, ahubwo niyakire kwishima mu mutima we. Kugirirwa neza n'imbabazi nibimwomeho, kandi bimwomeho by'iteka ryose. Tori makaria la brosa crogistra zetaine, uri umugisha mu majya no mu maza. Otapine moria, kandi buri kimwe cyose kiza n'ubugingo no kubaha Imana gituye muri wowe. Amen. Uyu munsi ufite byose, kandi nagira ngo ngutangarize ngo nta na kimwe ubuze. Ibintu byose warabihawe mu izina rya Yesu. Data turagushimiye marosa karia kubw'ibyifuzo byose ko byasubijwe, bityo ibisubizo byose by'amasengesho tukaba tubifite mu izina rya Yesu. Amen. Fungura mikrofone yawe usenge Data, umubwire ndagushimiye ko nasubije lekora marosa
Amen, amen, amen. Amen. Ndabizi iyo mwafatishije muri kwakira biba ari ibindi bindi. Mbere twari tuvuga ngo ni mwakire mukavuga ngo turakiriye gusa amasengesho yacu ni amasengesho yo kwakira. So Imana ishimwe cyane umva ndabararikira gukomeza ejo. Ejo tuzakomeza iyi series y'inyigisho. So reka nakire umuyobozi wa gahunda yakira abashima Imana kuko ntabwo bigeze bashima Imana turi kumwe. Imana ishimwe cyane.